imperuka ngo hazabaho ibibazo bigoye cyane, ngo abantu bazaba bikunda bo ubwabo, bakunda imiya, birarira, bagambana, batukana, basinda, bakora n'ibyigomwa. None nshuti muvandimwe, mwene data, iyo uri kubona ibibera kuri iyi si, iyo uri kubona uburyo ki abana b'abantu bagenda bahemuka uko bukeye n'uko bwije, iyo uri kubona uburyo ki abana b'abantu bagenda bahemukira abandi uko bukeye n'uko bwije, niki utekereza ku ngoma y'umwami Imana? Niki utekereza ku ngoma ya Yesu Kristo? Nasomye ijambo ry'Imana rinyereka uburyo ki Yerusalemu yari yararimbishijwe. Noneho mu buryo ki Yerusalemu yari yararimbishijwe byari biteye ubwuzu mu bijyanye n'ukuntu abantu babibonaga. Byasaga nk'ibintu byiza, wabonaga ari ibintu byakozwe byarateguwe, ariko ngo yari yararimbishirijwe abana b'abantu baramaze kwimura Imana muri yo, mu mibereho yawe, mu buzima bwawe, mu byo ukora, mu byo uvuga. Ese ni kangahe ukora ibyimika Imana muri wowe? Ni kangahe ukora ibyimika Imana mu buzima bwawe? Ese aho niwaba warabaye nka Yerusalemu yarimbishijwe bazi ko bari kwirimbishiriza Imana, baramaze kuyisohoramo? Mu buzima Yesu yabayeho hano ku isi ntabwo yigeze abaho mu buzima bwiza, ntabwo yigeze akundwa, yavuze ukuri arangwa. Ariko wowe ibyo ushaka nuko abantu ubona bagukunze. Ijambo ry'Iteka riravuga ngo mu gihe abantu bazaba bakunze, babishimiye, babasingiza, babahimbaza, ngo muzaba mufite ibibazo cyane, kuko mu bwami bwo mu ijuru ngo ntabwo muzamugenje gute muri yo. Wikwishimira ibinezeza by'isi, wikwishimira ubuzima bw'iyi si, kuko iyi si igiye gukurwaho, igiye kurangira. Isuzume uko uhagaze. Agakiza ntabwo kazatangwa nuko wagiye gusenga. Agakiza ntabwo kazatangwa n'inshuro wagiye gusenga. N'inshuro wasenze, n'inshuro wasomye Bibiliya, ntabwo ibyo bizigera bigukiza. Iri jambo ry'Imana ntushobora kuribonamo ibintu byaguha akazi k'amaboko, ntushobora kubonamo ibintu byakugira umukungu. Ariko hirya no hino birirwa batanga inyigisho ngo barasengera abantu ngo bakire, ngo barasengera abantu ngo batunge. Bikubeshya. Umuntu akakubwira ngo mama amafaranga ngo ngusengere ngo ubone umugisha. Umuntu akakubwira ngo kora ibi n'ibi ngibi ngo bigende gutya. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Iteka ritubwira yuko ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma. Ngo niba babwira ngo umwami Yesu Kristo ngo ari hariya ngo nimuzajyeyo, ngo niba babwira ngo amanukiye hariya ngo nimuzajyeyo, kuko kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kuzabera hose icyarimwe. Ngo n'abazaba barapfuye ngo bazazuka, amaso yabo nayo azagenza gute? Azamubona. Rero mureke mbabwize ukuri bavandimwe, tugeze muri cya gihe gikomeye cyane. Tugeze mu gihe cyo gukorera umwami, tugeze mu gihe cyo kwicisha bugufi, tugasenga, tukumva icyo Uwiteka dusaba, tukumva icyo umwami wacu adushakaho. Ijambo riravuga ngo ukiranirwa nareke ibye, umunyabyaha areke inzira ze, kuko ngo niyegera Yesu Kristo ngo aramugirira ibambe, aramweza, aramuha ubugingo buhoraho. None nshuti muvandimwe, nukubera iki utita ku ijambo ry'Imana rivuga, ukita ku by'abana b'abantu bavuga? Nukubera iki udakurikira Yesu Kristo ugakurikira abana b'abantu? Kuba umubwiriza ni byiza, kuba umupasiteri ni byiza, kuba umudiyakoni ni byiza, ariko se bimaze iki kuba wakwireherezaho abantu ariko ukazabura ubugingo buhoraho? Bimaze iki kuba wayobya abantu ukagoreka Bibiliya kugira ngo ubone indonke z'iyi si? Bimaze iki? Bimaze iki kuba twaba turiho nk'abakristo ariko tudahuje? Bimaze iki kuba twaba turi abakristo ariko tutabasha kubana ngo bikunde? Turi mu bibazo by'isi. Ubwo rero akaga kagiye kugwira iyi si, ibibazo bikagwira iyi si, uburwayi budashira bukaza, indwara n'ibyorezo, ubu ak'umuntu kazaba kagiye gushoboka. Icyo nabasaba nanjye nisabira nuko mwagira Imana nyambere mu mibereho yanyu, nuko mwagira Imana nyambere mu byo mukora. Uwiteka abagirire neza, abakomeze, ababere byose muri byose, mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.